Guys, ndabashimiye kandi mbaye ikaze ku yindi Banga TV show. Uyu munsi tugiye kureba amakuru agezweho muri travel operation. Nkuko nibasezeranyije ngomba kubagezaho inkuru icukumbuye. Amakuru amaze iminsi akwirakwizwa cyangwa se caracara ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko abantu bari kujya muri Canada nta bintu byinshi basabye, badasabye by'ama admission letter, badasabye by'ama work permit, ibyo ko bitakigezweho. Ndicara ndavuga nti ese ko ibintu byaba scam ari byinshi, umuntu azaga kubwira ati bimeze gutya bimeze gutya, undi akaza kubwira, ndavuga nti reka nikore ubushakashatsi. Nibwo rero nafashe umwanya wanjye ndishira ndasokumbura ndeba ikihishe inyuma y'aya makuru, ariko icyo naje kubona nuko aya makuru ari ayanyayo, ari nayo mpamvu mbazaniye iyi video. Murabona hano hari ikirwa kiri imbere yacu cyitwa Prince Edward Island. Ikirwa rero ikirwa giherereye muri Amerika. Iki kirwa ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze, ikirwa kiri kwakira abanyamahanga bifuza gukora. Biravuga yuko abantu bari hariya muri iki kirwa ari bake bakeneye abandi bantu bo kujya gukora akazi. Ni ukuvuga ngo rero ikintu bigusaba niki, ikintu bigusaba nuko ugomba kwitonda ukagenda gakeya, kuko ngo ibyera burya byose ntabwo ari amata. Niyo mpamvu ngiye kukumenera iri banga. No kuvuga ngo mu gihe ubonye iyi link ndayishyira muri description hasi murayibona. No kuvuga ngo iyi link uyitondeho cyane mbere yo kugira ngo wuzuze iyi form, kuko buriya nubwo hari ibintu bimwe na bimwe biza bisa naho ari ibintu by'imikino, hari igihe biza bikagira umumaro. Rero ikintu ugomba kumenya hano barakubwira ngo ugomba kuzuza ariko werekanye icyo bita CV yawe. Yes, ni kuvuga ngo abakozi, ni ukuvuga iki kirwa gikeneye abakozi. Yes, kirwa cyitwa Prince Edward gikeneye abakozi. Yes, murakibona iki hano, urabona hari aka video bakoze kakerekana neza, wajya kuruga kwa YouTube ukareba. No kuvuga ngo hano step ya mbere barakubwira ngo please select the field of work you would like to be considered for based on your experience or skills. No kuvuga ngo hano barakubwira ku bintu bijyanye no kwita ku bantu cyangwa se health care. No kuvuga ngo hano hari caregiver, hariho registered nurse, doctor, ndetse n'ibindi bijyananye na health field work. Hakaza icyo bita education. Urabona hano utu tuntu bagenda bagira, ugomba kudutikinga. Tuvuge we na ngewe ngiye kwiyandikisha muri nurse, ushaka kuvuga uti ngewe mfite experience muri nurse cyangwa se mfite experience muri dogiteri, nabyo ushobora kubitikingaho. Muri education nabyo ushobora kuvuga uti naho mfite experience. Mbibutse yuko hano impamvu baba bakubajije gutya no kugira ngo bamenye field bagushyiramo. Yes, kugira ngo bamenye aho bagomba kuguhereza, kuko hari igihe umuntu usanga yarize akiga ibintu bitandukanye, akiga ibintu bijyananye n'ubunasi, yarangiza akiga ibintu bijyananye n'ubufundi, akiga ibintu bijyananye n'ubwahiti. Ibyo byose experience ufite ugomba kuyitikinga hari. Ariko hano ikintu dusubiye inyuma akubwiye ngo please register and provide your resume cyangwa se CV. No kuvuga ngo rero ibi byose ugaragaje ko ufite hano, ugomba ukora iki? Ugomba kuba ubifite no muri CV, ugaragaza experience ufitemo, ugaragaza ibyo wakoze, ugaragaza ubuhanga bwawe, ibyo wize, ibintu nk'ibyo ndimo uzi kuvuga. Urabona hano muri IT barakubwira ngo cyber security analyst, hano bakavuga soft engineering, cyangwa se web developer, programmer, ibintu nk'ibyo. Tugiye muri hospitality, hariho housekeeper, cook, ndetse ugahitamo wewe, urahitamo ibyo wowe ufitiye ubushobozi. Niba uri umutwazi w'imodoka nabyo ugomba kuba truck driver, ibyo byose heavy duty machine byose ugomba kubihitamo. Ariko ugendeye kuri cya kintu nakubwiye cyuko ugomba guhitamo ukurikije ibyo ugize ute, ibyo
wize cyangwa se ufite experience. Noneho iyo tugeze hano baravuga ngo please provide your contact information. Kuva hano wandikamo izina ryawe rya mbere, izina ryawe rya kabiri, ukandika email, bakonfaminga email nanone ngo urayisubiramo ukayandika, then hano resume uraselect and upload file. Kuva ngo wowe urandika ya CV. Yes, urandika ya CV, numara kuyandika nunasoza kuyandika icyo ukora urahita uyishyira muri PDF as document. Ushobora kuri telefone yawe cyangwa se ukoresha machine, it's okay. Ubwo urayaploadinga hano, ni warangiza ugira ute click save and next to move on the general clarification question. Kuvuga ngo hano nusoza urahita ugira hano I agree to term and use and the privacy policy. Ubwo hano leta ugira ute urahita ukanda hano kuri save and next, ubundi ukomeze uwuzuze. Ibi nibyo nababwira, niyo makuru nari mbafitiye y'ingenzi kuri iki kirwa. Ni ukuvuga ngo ariko tukiri aha ngaha reka turebe ngo iki kirwa ni ikihe giherereye hehe. Aha reka turebe aho map yacyo giherereye, ibintu nk'ibi. Murabona kuri Prince Edward Island ni ntara ya Canada. Yes, murabona ibi byose, murabona n'iki kirwa aho giherereye. Yes, reka turebe kuri map turebe ko twakibona. Kadukoresha icyo bita satellite. Murabona ahantu giherereye. Yes, ngiki hano Prince Edward Island. Naha ikirwa giherereye. Reka dukoreshe satellite turebe ko bikunda. Yes, murabona naha iki cyose ni ikirwa. Uku niko gahunda zihagaze. So rero nabifuriza amahirwe masa, mukomeze mwuzuze iyo form, then mutegereze amahirwe, wenda hari igihe yagusekera ukaba umwe mu banyamahirwe. Ciao. Ntuwagira ukanda subscribe, like, share and comment for more video.